Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu tunyuza hano umunsi ku munsi. Wowe utarakanda kuri subscribe, ndagusaba kugira ngo ubikore uyu munsi cyangwa se ubikore kano kanya kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro natwe tunyuza hano igihe cyose. Hanyuma rero tudatinze, mu gihe ibihugu byari bihugiye mu kureba aho intambara ya Iran ndetse na Israel igana, ku mugoroba w'ejo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane, Israel na Liban byahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, bijya mu biganiro byo gusinyana amasezerano y'amahoro, aho bivugwa yuko ari ubwa mbere kuva mu 1993 ibi biganiro bibaye. Ni ukuvuga ngo ibi biganiro byari bigamije guhagarika intambara Israel ihanganyemo n'umutwe wa Hezbollah, aho uyu mutwe uba muri Liban. Hanyuma no kuvuga ngo bagiye mu biganiro by'amahoro kugira ngo barebe ni gute iyi ntambara yahagarara. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Marco Rubio niwe wayoboye ibi biganiro. Yavuze yuko hari amahirwe akomeye mu mateka yo kuba noneho bagirana ibiganiro byo gushaka amahoro hagati ya Israel na Liban. Ni ukuvuga ngo bavuze yuko aya yaba ari amahirwe akomeye kugira ngo iyi ntambara ndetse n'uyu mutwe wa Hezbollah ube watsembwa cyangwa se wahagarikwa burundu. Ni ukuvuga ngo impande zombi, Israel ndetse na Liban, zemeye kugirana ayo masezerano y'ubufatanye. Hanyuma ntago haratangazwa wenda ikindi gihe kugira ngo ayo masezerano koko azagerweho ndetse n'ibyo biganiro bizagende neza, byose bizagerweho. Gusa icyo Liban yasize yasabye yuko habayeho agahenge k'intambara. Ubwo yabisabye Israel agahenge k'intambara kugira ngo byibuza igihugu gikurikirane inkomere cyangwa se gikurikirane kinasane ibiri kwangizwa n'iyo ntambara. Ni ukuvuga ngo nubwo ibi biganiro byabayeho, abahagarariye umutwe wa Hezbollah ukorera muri Liban bo ntibumva neza uburyo ibyo ngibyo byo kuganira na Liban ngo bizagerwaho. Ntago bumva yuko ibyo bintu bishoboka cyangwa se bishobora kubaho. Ni nabwo Hezbollah yatangaje yuko hari ibitero bikomeye yaba yagabye kuri Israel. Gusa na Israel nayo ikomeje ibikorwa byayo bya gisirikare muri Liban, igamije gusenyayo uwo mutwe, niko yo ivuga. Ariko abarenga 2,000 muri iyo ntambara bamaze kugira gute, bamaze gupfa. Naho abagera kuri miliyoni bamaze gukurwa mu byabo. Perezida wa Liban uwitwa Joseph yavuze ko yizeye ibi biganiro. Ni ukuvuga ngo ibi biganiro Perezida Joseph aravuga yuko bishobora kuzatanga umusaruro cyane bikagabanya imibabaro y'abanyaribani. Abwo nabapfa n'abimurwa mu byabo, bakavuga yuko cyaba ari igisubizo kirambye. Ariko Hezbollah yo yatangaje yuko rwose ibyo byemezo izafatirwa ngo ntabwo yiteguye rwose ngo kubyubahiriza, ngo ntabwo bishoboka, ngo ibyo ngibyo ngo irumva ngo bigoye, ngo kandi ngo inzira y'amahoro ngo bigaragara nkaho bidashoboka. Niko abahagarariye umutwe wa Hezbollah
batangaje. Reka ngusubize gatoya inyuma ubundi nkubwire, ukomeje kumva Hezbollah, ukomeje kumva Libani, ukomeje kumva Israel, wakwibaza ngo ubundi ibi bintu biri guhurira he, bihuriye he? Igihugu cya Israel n'icya Libani ni ukuvuga ngo byo bimaze imyaka myinshi bifitanye amakimbirane. Ayo makimbirane yatangiye mu 1982. Muri icyo gihe Israel yinjiye muri Libani, aho yohereje abasirikare bakajya muri Libani kurwanya abanyapalestine. Hanyuma muri uwo mwaka kandi ni nabwo hashinzwe umutwe wa Hezbollah, uwo mutwe wafashwaga cyane na Iran. Ubwo nibwo Hezbollah yatangiye nk'umutwe urwanya Israel. Niko byagenze. Nkuko urumva Israel yagiye kurwana, yohereje abasirikare muri Liban, igiye kurwanya abanye-Palestine. Hanyuma hashingwa umutwe wafashwaga na Iran, uwo mutwe witwa Hezbollah. Hanyuma uwo mutwe wa Hezbollah utangira kujya urwanya Israel. Hanyuma mu mwaka w'2000 nibwo habayeho intambara zikomeye cyane mu majyepfo ya Hezbollah. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mutwe wagiraga gute, wari uri kurwana na Israel, kuko wari wakomeje kujya utera Israel buhoro buhoro. Hanyuma Israel ihita itangira gufata uwo mutwe nk'aho ari umwanzi wayo, ndetse na Hezbollah itangira gufata nk'umwanzi wayo. Hanyuma Iran, kuko Iran urumva ko yo yashyigikiraga cyane uyu mutwe, kuko niyo yawuhaga ibikoresho, niyo yawuhaga ibintu byose bya gisirikare bikenerwa, Iran niyo yawufashaga. Hanyuma ubwo urumva Israel yatangiye kugerageza gusenya uyu mutwe w'iterabwoba, kuko uyu mutwe ibitero byinshi bijya bibaho muri Israel, hari byinshi ujya unigamba yuko yaba yakoze. Hanyuma impamvu nyayo ituma ibingibi bikomeza ni ikibazo cy'umutekano. Urumva yuko Israel yo ibishaka kurinda abaturage bayo, hanyuma nayo Iran nayo gashaka kugira ijambo mu karere. Hanyuma urumva yuko na Hezbollah ufite umutwe ukomeye kuba ifashwa na Iran. Hanyuma muri icyo gihe nibwo Israel yakomeje kujya itera muri Libani, kujya kurwanya uwo mutwe wa Hezbollah wakomeje kuzajya nawo ugabaho ibitero, ndetse Hezbollah ikazajya ibyigamba. Hanyuma byarakomeje. Nyuma yaho Iran nayo nk'umuterankunga ukomeye cyane wa Hezbollah ikomeza gutera inkunga uno mutwe witwa Hezbollah w'ibitwaro, iwufasha mbese mu bikorwa bindi bya gisirikare. Hanyuma ibi bigatuma nyine byitwa yuko intambara kugira ngo irangire hagati ya bino bihugu, nkuko Hezbollah ivuga yuko nubundi ititeguye kuba yakubahiriza amasezerano. Urumva nubundi isa nkaho iri inyuma, cyangwa se igihugu kiyiri inyuma ari Iran. Bisa nkaho nyine bishyiraho inzitizi zikomeye cyane iyi. Hanyuma ikindi gikomeye cyane ushobora wakwibaza ngo ubundi ko uyu mutwe uba muri Libani, kandi Libani nayo ko ikaba idashyigikiye uno mutwe, ubundi Israel ijya gutera muri Libani kugira ngo ujye kurwanya uno mutwe. Iba yabanje kuganira na Libani kugira ngo bigirane ubufatanye. Mu kuvuga ngo mu by'ukuri ubundi ubusanzwe nta mubano cyangwa se nta mubano wa diplomasi uri hagati ya Israel ndetse na Libani. Nta mubano bafitanye rwose. Ni ukuvuga ngo nta ambasade iba muri Libani, ndetse nta n'ibiganiro bindi bisanzwe byigeze bibaho. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma habaho ukutizerana gukomeye cyane kuri hagati ya Israel ndetse na Libani. Bikaba ari nabyo bifite abantu bafitiye ubwoba by'uko nta cyizere gihari cy'uko ayo masezerano yazagerwaho.
kubera yuko Hezbollah si leta, ni umutwe witwaje intwaro. Ni ukuvuga ngo si leta ku buryo wavuga ngo uragiye urawuranduye cyangwa se urawuganirije birarangiye, nk'uko atari uri kujya mu biganiro, hari kugenda Hezbollah, urumva yuko hari kugenda Liban. Urumva yuko ibyo ngibyo birakaze, biteye impungenge ikomeye. Hanyuma ikindi, amateka ari hagati y'ibi bihugu niyo atuma bitizerana cyangwa se bitatuma habaho umusaruro urambye, umusaruro wo gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibi bihugu. Ubwo rero nukomeza kureba ese biraza kugenda bite, ese abantu bari gupfa muri Libani biraza kugenda bite. Bese no ukomeze ukurikirane, urebe kuri ino channel, urebe ko hari icyaba cyavuzweho, hanyuma dukomeze tubane. Ciao.